Yesu Kristo ashimwe inshuti z'umusaraba, uyu munsi tugiye gusoma ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice 13 n'ibice 14 ndetse n'ibice 15. Reka dusome mu izina rya Yesu. Yesu yoza ibirenge by'abigishwa be. Umunsi wa Pasika utarasohora, Yesu amenya yuko igihe cye gisohoye cyo kuva mu isi agasubira kuri se. Urukundo yakunze abe bari mu isi nirwo yakomeje kubakunda kugeza imperuka. Bakirya ibyo kurya bya nijoro, Satani yari yamaze koshya umutima wa Yuda Isikariyoti mwene Simoni ngo amugambanire. Yesu amenye ko se amweguriye byose kandi ko yavuye ku Mana kandi ko asubira kuri yo, ahaguruka aho yariraga, yiyambura umwitero, yenda igitambaro aragikenyeza, aherako asuka amazi ku mbehe, atangira koza ibirenge by'abigishwa no kubihanaguza igitambaro akenyeje. Nuko yegera Simoni Petero, nawe aramubaza ati, Databuja, ni wowe unyoza ibirenge? Yesu aramusubiza ati, ibyo nkora ubu ntubizi, ariko uzabimenya hanyuma. Petero aramubwira ati, reka, ntabwo nzemera na hato kunyoza ibirenge. Yesu aramusubiza ati, nintakoza ntacyo tuzaba duhuriyeho. Simoni Petero aramubwira ati, Databuja, noneho ntunyoze ibirenge byonyine, ahubwo unyuhagire n'amaboko umese n'umutwe. Yesu aramubwira ati, uwuhagiwe nta kindi agomba keretse koga ibirenge ngo abe aboneye rwose. Namwe muraboneye ariko si mwese. Icyatumye avuga ati ntimuboneye mwese, nuko yari azi uri bumugambanire uwo ari we. Nuko amaze kuboza ibirenge, yambara imyenda ye, arongera aricara, arababaza ati, aho mumenye icyo mbagiriye? Munyita shobuja n'umwigisha, ibyo mubivuga neza, kuko ariko ndi koko. Nuko rero ubwo mbogeje ibirenge kandi ndi shobuja n'umwigisha, niko namwe mukwiriye kubyozanya. Mbahaye icyitegererezo kugira ngo mukore nk'uko mbakoreye. Ni ukuri ndababwira yuko umugaragu ataruta shebuja, kandi intumwa itaruta uwayitumye. Nimumenye ibyo, murahirwa niba mubikora. Simbavuze mwese kuko nzi abo natoranije, keretse ko ibyanditswe bikwiriye gusohora ngo, urya ibyo kurya byanjye niwe umbangiriye umugeri. Dore ubu mbibabwiye bitari byaba, kugira ngo nibiba muzizere ko ndi we. Ni ukuri ndababwira yuko umuntu wese wemera uwantumye ari njye aba yemeye, kandi unyemera aba yemeye n'uwantumye. Yuda Isikariyote ava mu bandi. Yesu amaze kuvuga atyo, ahagarika umutima, arahamya ati, ni ukuri ndababwira yuko umwe muri mwe ari bungambanire. Abigishwa bararebana kuko batari bazi uwo avuze uwo ari we. Hariho umwe mu bigishwa be wari wiseguye igituza cya Yesu bafungura. Uwo ni wa wundi Yesu yakundaga. Simoni Petero aramurembuza, aramubaza ati, umubaze uwo avuze uwo ari we. Uwo ahengamira inyuma aho yari ari mu gituza cya Yesu, aramubaza ati, Databuja, ninde? Yesu aramusubiza ati, uwo ndi bukoreze inogo nkayimuha ni wuwo. Nuko akojeje inogo arayenda ayiha Yuda Isikariyoti mwene Simoni. Hanyuma yo guhabwa iyo nogo, nibwo Satani yamwinjiyemo. Nuko Yesu aramubwira ati, icyo ukora gikore vuba. Ariko nta n'umwe wo mu bari bicaye basangira nawe wamenye icyatumye amubwira atyo. Kuko Yuda yari afite umufuka w'impiya, nicyo cyatumye bamwe bakeka yuko Yesu yamubwiye ati, genda ugure ibyo dushaka kurya ku munsi mukuru, cyangwa ati, gira icyo uha abakene. Nuko Yuda amaze kwakira inogo, muri ako kanya arasohoka, kandi hari nijoro. Itegeko rishya ryo gukundana. Amaze gusohoka, Yesu aravuga ati, noneho umwana w'umuntu arubahirijwe, kandi Imana nayo yubahirijwe muri we. Kandi Imana ubwo yubahirijwe muri we, nayo izamwubahiriza muri yo ubwayo, kandi izamwubahiriza vuba. Bana bato, ndacyari hamwe namwe umwanya muto, muzanshaka, kandi uko nabwiye Abayuda nti, aho njya ntimubasha kuhajya, namwe niko mbibabwira ubu. Ndabaha itegeko rishya, ngo mukundane nk'uko nabakunze, mube ariko namwe mukundana.
ibyo ni byo bose bazabamenyeraho ko muri abigishwa banjye nimukundana. Yesu avuga ko Petero ari bumwihakane. Simoni Petero aramubaza ati, Databuja urajya he? Yesu aramusubiza ati, aho njya ntubasha kunkurikira ubu, ariko uzankurikira hanyuma. Petero aramusubiza ati, Databuja icyambuza kugukurikira ubu ni iki? Ko nzanagupfira. Yesu aramusubiza ati, uzampfira. Ni ukuri ndakubwira yuko inkoko itaza kubika utaranyihakana gatatu. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 14. Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo kwa Data harimo amazu menshi, iyaba adahari mba mbabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu. Kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu, nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeyo, kandi aho njya inzira murayizi. Tom aramubwira ati, Databuja ntituzi aho ujya, inzira twayibwirwa n'iki? Yesu aramubwira ati, ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Iyaba mwaramenye, muba mwaramenye na Data. Uhereye none muramuzi kandi mwamurebye. Filipo aramubwira ati, Databuja twereke Data wa twese biraba bihagije. Yesu aramubaza ati, nabanye namwe iminsi ingana ityo, kandi ntiwari wamenya Filipo? Umbonye ababonye Data. Ni iki gitumye uvuga uti, twereke Data wa twese? Ntiwizeye yuko ndi muri Data na Data akaba ari muri jye? Amagambo mbabwira sinyavuga ku bwanjye, ahubwo Data uguma muri jye niwe ukora imirimo ye. Nimunyizere mwemere ko ndi muri Data na Data akaba muri jye, ariko rero nimutizezwa n'ibyo mvuga, munyizezwe n'imirimo nkora ubwayo. Ni ukuri ndababwira yuko unyizera imirimo nkora nawe azayikora, ndetse azakora n'iyiruta, kuko njya kwa Data. Kandi icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye nzagikorera, kugira ngo Data yubahirizwe mu mwana we. Nimugira icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikora. Yesu abasezeranya kuboherereza Umwuka Wera. Nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data, nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Niwe Mwuka w'ukuri. Ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa, kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi, kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzaza aho muri. Hasigaye umwanya muto, ab'isi ntibabe bakimbona, ariko mwebweho muzambona, kuko ndiho namwe muzabaho. Uwo munsi muzamenya ko ndi muri Data, namwe mukaba muri njye, nanjye nkaba muri mwe. Ufite amategeko yanjye akayitondera niwe unkunda, kandi unkunda azakundwa na Data, nanjye nzamukunda mwiyereke. Yuda utari Isikariyoti aramubaza ati, Databuja bibaye bite ko ugiye kutwiyereka? Ntiwiyereka ab'isi. Yesu aramusubiza ati, umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye, na Data azamukunda, tuzaza aho ari tugumane nawe. Ariko utankunda ntiyitondera amagambo yanjye, kandi iryo jambo mwumvise si iryanjye, ahubwo ni irya Data wantumye. Yesu asezera ku bigishwa be. Ibyo mbibabwiye nkiri kumwe namwe, ariko umufasha ari we Mwuka Wera, uwo Data azatuma mu izina ryanjye, niwe uzabigisha byose, abibutsa ibyo nababwiye byose. Mbasigiye amahoro yanjye ndayabahaye. Icyakora simbaha nk'uko ab'isi batanga. Imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Mwumvise uko nababwiye nti, ndagenda kandi nzagaruka aho muri. Iyaba mwankundaga muba munejejwe n'uko njya kwa Data, kuko Data nduta. Nuko rero mbibabwiye bitaraba, ngo ubwo bizaba muzizere. Sinkivugana namwe byinshi, kuko umutware w'ab'isi aza kandi ntacyo amfiteho. Ahubwo nkora uko Data yantegetse, kugira ngo ab'isi bamenye ko munkunda. Nimuhaguruke tuve hano. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 15. Yesu acira abigishwa umugani w'umuzabibu n'amashami yawo. Ndi umuzabibu w'ukuri, kandi Data ni nyirawuwuhingira. Ishami ryose ryo muri njye ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose aryanganyaho amahage yaryo, ngo rirusheho kwera imbuto. None mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. Mugume muri njye, nanjye ngume muri mwe. Nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye ku muzabibu, niko namwe mutabasha
mutabibasha nimutaguma muri njye. Ni njye muzabibu, namwe muri amashami. Uguma muri njye nanjye nkaguma muri we, uwo ni we wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Umuntu utaguma muri njye ajugunywa hanze nk'ishami ryumye, maze bakayateranya bakayajugunya mu muriro agashya. Nimuguma muri njye, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ibyo ni byo byubahisha Data, ni uko mwera imbuto nyinshi mukaba abigishwa banjye. Uko Data yankunze niko nanjye nabakunze. Nuko rero mugume mu rukundo rwanjye, nimwitondera amategeko yanjye muzaguma mu rukundo rwanjye, nk'uko nanjye nitondera amategeko ya Data nkaguma mu rukundo rwe. Ibyo mbibabwiriye kugira ngo umunezero wanjye ube muri mwe, kandi n'umunezero wanyu ube wuzuye. Ngiri itegeko ryanjye, mukundane nk'uko nabakunze. Ntawe ufite urukundo ruruta urw'umuntu upfira inshuti ze. Muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Sinkibita abagaragu, kuko umugaragu atazi ibyo shebuja akora. Ahubwo mbise inshuti, kuko ibyo numvise kuri Data byose mbibamenyesheje. Si mwe mwantoranyije, ahubwo ni njye wabatoranije, kandi mbashyiriraho kugira ngo mugende mwera imbuto, imbuto zanyu zigumeho, kugira ngo icyo muzasaba Data cyose mu izina ryanjye akibahe. Ibyo mbibategekeye kugira ngo mukundane. Uko ab'isi banga Yesu kandi bakanga nabi. Ab'isi nibabanga, mumenye ko bo babanje kunyanga batarabanga. Iyo muba ab'isi baba babakunze. Ariko kuko mutari ab'isi, ahubwo nabatoranyije mu b'isi, nicyo gituma ab'isi babanga. Mwibuke ijambo nababwiye nti, umugaragu ntaruta shebuja. Niba bandenganyije, namwe bazabarenganya. Niba bitondeye ijambo ryanjye, n'iryanyu naryo bazaryitondera. Ariko ibyo byose bazabibagirira babahora izina ryanjye, kuko batazi uwantumye uwo ari we. Iyaba ntaje ngo mvugane nabo, ntibaba bafite icyaha, ariko noneho ntibafite uko biregura icyaha cyabo. Unyanga aba yanze na Data. Iyaba ntakoreye muri bo imirimo itakozwe n'undi muntu, nta cyaha baba bafite. Ariko noneho barayibonye, nyamara baratwanga jyewe na Data. Ariko byabaye bityo kugira ngo ijambo risohore ryanditswe mu mategeko yabo ngo banyangiye ubusa. Mufasha naza, uwo nzaboherereza ava kuri Data, ari we Mwuka w'ukuri ukomoka kuri Data, azampamya. Kandi namwe muzampamya, kuko uhereye mbere na mbere mwari kumwe nanjye. Imana ibahe umugisha. Tuzakomeza ejo dusome ku bice bikurikira. Mugire umunsi mwiza. Imana yo mu ijuru ibishimire. Ndabakunda mu izina rya Yesu.